Inkuru yacu itangira umwana w'umukobwa yiruka. Hari mu masaha y'umugoroba ubona ko bwenda kwira. Akomeza kwiruka asaba imbabazi. Agakomeza kwiruka avuga ngo mumbabarire ntago nzongera. Akomeje kwiruka hashize umwanya ageze kure, aricara ararira. Ararira koko. Uko arira agatangira kwibuka. Yibuka uburyo iwabo ise na basaza be bari barimo bamwirukankana, bose bafite inkoni. Basaza be bavuga bati, genda va muri uru rugo uri ikigoryi, uri injiji, n'ubundi ntiwize, ni naho uhera ubwo bucucu bwawe. Uyu mwana w'umukobwa tutaramenya izina rye akomeza kurira. Ararira koko. Kuko yakomezaga kurira, yakomezaga avuga ngo ubu ndajya he? Ubu se ndasanga nde? Agakomeza akarira. Ari nako yibuka. Akomeza kwibuka undi muryango yagiyeyo bakamwirukana. Bakamubwira ko nakomeza kubunza ibyo bihuha bazamwica. Umubyeyi wo muri uwo muryango, umubyeyi w'umumama, nibwo yamubwiraga ngo uri ikigoryi nyabaki kidashinga, cyatekereza kutwigerereza. Nibwo yahamagaraga umusekirite ati, sekirite ngwino usohore iri shyano hano. Ibyo byose niko uyu mwana w'umukobwa akomeza kubyibuka, akarushaho kurira. Urugendo rwe rwaranzwe n'amarira gusa ndetse no kwibuka. Ari nako yibaza iyo ajya. Bwaje kumwiriraho. Uko akomeje urugendo aza kubona urugo, yifuza kurusabamo icumbi. Nibwo yinjiye yakomanze arakingurirwa, ahasaba icumbi. Mu kubasaba icumbi bamuhakaniye bivuye inyuma, bamubwira ko batajya bacumbikira abantu batazi. Arabinginga arabatakambira, ariko bikomeza kuba iby'ubusa. Nyuma yo kwimwa icumbi, uyu mwana w'umukobwa yakomeje urugendo, ariko asatira ahantu hari umujyi, nk'aho twakwita ku gasantere. Uyu mukobwa yakomeje urugendo rwe, aza kubona akarigore. Kubona iyo rigore, yiyumvisha ko ariho agomba kurara. Mu kumwirukana mu rugo, bamujugunyiraga imyenda ye, gusa ntiyabashije kuyifata yose. Imyenda yabashije gufata ni imyenda 3. Nta kindi yatekereje ko agomba gusasa iyo myenda kuri iyo rigore, byibuze akaharyama. Gusa nubwo yari abonye aho kwihengeka, ntabwo yabashije gusinzira, kuko yicaye yatekerezaga ko aho hantu icyo ari cyo cyose cyahamusanga kikamugirira nabi. Bityo akakomaga kose yarikangaga. Akomeza kugerageza kwiyibagiza ibyo yaciyemo umunsi wose, ngo arebe ko yagerageza gusinzira, ariko biranga biba iby'ubusa. Hadashize umwanya munini, nibwo yumvise abantu bavuga, ariko akumva bameze nk'abasinze. Araceceka, yigira inama yo gutuza kugira ngo batumva ko ahari bakamugirira nabi. Yakomeje kumva amagambo ari mu kanwa k'abo bantu, yumva si abantu bo kugumana nabo. Yigira inama y'uko agomba kuva aho akagenda, mu rwego rwo kwirinda. Uko yagafashe uwo mwanzuro, yatangiye kweguka gake gake. Atangira gukusanya utwenda twe ngo abone uko akomeza urugendo. Nk'uko yari yabiketse, bari abasinzi, ari abanywatabi, bari abasore 3. Bimutera ubwoba. Agitera intambwe ya mbere, baramubonye. Umwe muri bo araseka cyane ati, tubonye ibiryo bihiye. Undi ati,
kaze neza mboga zizanye. Undi ari nako yirukaga amusatira ati deseri yabonetse. Umwana w'umukobwa ubwoba buramutaha, ariko n'ubundi yumva umwanzuro nta wundi ari ukwiruka. Yakomeje kugerageza kwiruka, ariko abo basore bamurushaga intambwe birangira bamufashe, ndetse batangira kugambirira kumuhohotera. Ese uyu mwana twari twabonye wifitiye ibibazo byinshi, aba basore baba bagiye kumugirira nabi? Ubu se ntibaba bagiye kumufata ku ngufu? Ntuzacikwe n'igice gikurikira. Kanda subscribe kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Kande ku nzogera ujye uba mu ba mbere mu kumva inkuru zacu.